ntabwo nasubira mu ikosa kabiri. Ubundi Godfather nkuko Bico yabivuze cyangwa yabivuze ntabwo akenewe muri industry y'u Rwanda bijyanye na agenda yaje afite cyangwa n'icyari kimuzanye. Mva mbikubwire, Godfather aza muri industry y'u Rwanda ikintu cya mbere yashakaga gukora ni ukwambura agaciro no kugaragaza abastar cyangwa se abantu bari muri entertainment nk'abantu batoya cyangwa se nk'abantu basanzwe. Ikintu yagezeho ku rugero rwa 80% yabigezeho pe. Yaragiye afata abastar bagira abantu bato bari cheap, yatwara kuri TikTok akababaza ibintu ashaka, umustar yavuga akamuca mu ijambo akamubwira ko ari bumanure. Nicyo kintu yashakaga. Ngira ngo murabyibuka voice note ya Mutesi Jolly yumvikana avuga kwitwa Rugumi Hassan, iriya audio yasohowe na Godfather. Icyo yakoraga ni iki, no kugira ngo yerekane Mutesi Jolly nk'umuntu umeze nk'abandi bakobwa bari aho basanzwe bari random. Wenda ntago byamuhiriye kubera ko Jolly ni umuntu munini ari strong. Audio ntacyo yari kugira ikitwara Jolly afite byinshi yakoze byari kumurinda kurutiriya audio yasohoye. Ikindi kintu Godfather yaje gukora, yaje kuba parasite. Being parasite bivuze iki? Kwa kundi ubona inka ikirondwe kiri kwinyunyuza amaraso, nibyo yakoze. Nujya kureba neza amazina y'abantu bari muri industry, yaba bakina filime, abahanzi, abanyamakuru n'abandi, ayo mazina atunze Godfather cyane kurusha ba nyirayo. Abungukiramo, arabacuruza. Godfather ibyo yinjiza mu bifatika by'amafaranga byose ibyinshi, ko imirimo akora irazwi, ahari n'ahatuye irazwi rwose, n'imirimo isanzwe iraho. Rero amafaranga menshi atunze kugeza ubu yayahawe n'abastar, yayahawe n'ababandi yirirwa abwira ngo arabamanura kuri za TikTok, yayahawe n'ababandi bandi bose yirirwa akoraho stories zimeze nk'uko ziba zimeze. Ariko ikintu utaruzi kuri uyu mugabo witwa Godfather, ni umuntu we iyo akubwiye ikintu akumva utandukanye nawe mu mitekerereze, akugabaho ibitero, ahimba stories, ashaka ibimenyetso bitari byo kugira ngo akubabaze cyangwa guhangayikisha. Icyantangaje ni ukuntu industry na game byamwakiriye bikamwemera ko abasuzugura, abafata for granted, kuba utarayizinga yo voice nge ntacyo bintwaye, azavuge azanyangisha abantu ntaribi, ariko wakabaye uhakana icyo kintu. Yatangiye neza, mubona kuri za Twitter arakora advocacy, buvugizi, byaraswitchinze. Niba byaratewe n'inzara, niba ari ibitekerezo byamujemo agaswitchinga like that, ariko murabizi cyangwa mwarabibonye ko yaswitchinze ku rwego ruri hejuru cyane kugeza nubwo atagikorera cyangwa se atagipushinga content ze za Twitter. So he's no longer needed in this industry. Nta n'umuntu nibaza ko yakabaye amukenera bijyanye na service atanga, kutanagara kubavugira. We niyo mission ariho, icyo kintu yaje gupushinga, niyo agenda ari gucuruza. Ibyo Betray yavuze rero, I'm with him 100%. Niba uri kumwe nanjye na Betray ubwo nta kibazo, ariko kuba utari kudusupportinga ku bitekerezo byacu kuri uriya mugabo nabwo nta kibazo. Ufite icyo umukundira cyangwa umukonsumingamo, have fun, enjoy. Gusa he's no longer needed. Ntabwo azi ngo EP ni iki, ntabwo azi ngo single track ni iki, ntabwo azi ngo listening party ni iki. Ariko ugasanga umuntu utazi ibyo byose ndi kuvuga niwe uri gufata ijambo ku mu artiste, amwigishwa agomba kubaho. Niwe muntu waje agatangira guteranya aba artiste n'abandi, agatangira kumvikanisha abastari nk'abantu basanzwe, abantu bavuga nonsense, ari kubatrigaringa, abasunikira mu manga ahantu bajya atabakura. So ibyo byose niwe muntu waje muri game yacu. The guy is virus 100%, is a virus. Ntago umuhanzi asohora indirimbo ngo ayipostinge, ntiyama collaboration, ntiyamuhostinga babaza ku mushinga we. He only post people bagiye kuvuga ibintu bimeze nk'ibyo ashaka kugira ngo babatapinge screen, abone uturabo, abone n'abana b'intare n'ibiki byose. Rero Betray ibyo yavuze ni birimo ukuri. Ni benshi bakaye bavuga nk'ibyo Betray yavuze cyangwa nk'ibyo nanjye mvuze, ariko bayoborwa n'ubwoba, baba driven n'ubwoba. Nimvuga gutya akabwira radio runaka n'inyine, nibigenda gutya akabwira bariya nibame gitaramo. Mu by'ukuri Godfather nta kintu ari cyo muri industry y'u Rwanda, nta nicyo yatanze. Buriya Godfather arutwa cyane na Kasuku, nubwo nawe ubwenge bw'umuntu abushidikanyaho, ariko buriya arutwa cyane na Kasuku. Ni wumva hari umuntu uvuze ko Dumba ntacyo yamariye umuziki, uwo muntu azaba ari umusazi. Ni wumva ko The Cat ntacyo yamariye umuziki, uwo muntu azaba arwaye cyane. Ni wumva Rockman Nzayimana ko ntacyo yamariye umuziki, azaba ari wrong. Ni wumva David Bayingana ntacyo yamariye music, uzaba ari wrong. Ni wumva Clement Ishimwe ntacyo yamariye music, babivuze
ntuzabumve, ntuzabizere. Abantu bamariye game cyangwa bagira icyo bamarira game barahari, ariko ntabwo bahabwa indabo zabo. Abantu puja rugasanga umuntu from nowhere winjiye mu kibuga asimbuye, bamuhaye lift ashatse gutwara, aradrivinga industry uko ashaka, arabavugisha ibyo ashaka, ntago ari mu gihugu, ntago afite identity wenda yavugwa, ntago wagenda ngo searching uvuge ngo akora iki n'iki cyangwa se kiriya. Ni inzara, ni ugukoresha amazina y'abantu kugira ngo survivinge, kandi acuruza ibintu very wrong. Sorry to say so, ni take yanjye opinion yanjye tari bukuri hiyawe, nuko mbyemera, nuko mbyizera. Godfather is no more needed in this industry. Uzajya kujya kwa Godfather ufite uko mubanye n'ibiki byose, it's okay, and I'm ready for everything. Ndabizi my episode n'ibindi drama n'ibindi, I don't care. I'm doing this for the industry, I'm doing this for the nation, I'm doing this for the next generation. N'abantu batabasha kuvuga nk'ibyo mvuze. That's why I'm doing this. Have a beautiful day. Nobody, nta muntu ufite ubushobozi bwo kugira ntawe wenda ikintu cyabaho. Nta n'umuntu ushobora kugira ubushobozi bwo kwangisha undi. Bibaho ibyo ngibyo, nuko nyine ariko kubera dufite abantu b'ibigoryi, utekereza ko wowe ushobora kuzana ukabwanuka, ukamoka, ukarekura umwuka unuka mu kanwa kawe, ukabwira umuntu ngo ngundi bigakunda. God wagira gutukana, ntabwo ntukana ngamabwiza ukuri, niko muze mwumva kuri. Ariko ibaze wowe nk'umuntu uranga umuntu avuga ati genda wanjye runaka, ibyo bintu bishoboka, ibintu bidakunda. Urimo kumva ikigoryi kikaza hano ngo urubyiruko rw'u Rwanda, hari indirimbo bavuga gatera ngo urubyiruko rw'u Rwanda murateganya iki nana, murayibuka urubyiruko ngaze mubwire mwabutunamwe. Ikintu mugomba kumenya ni kimwe, biragoye cyane kugira ngo uze wowe ikintu wakora wagumuka, ukagumuka na nyoko, ukagumuka no mu muryango wawe utamika wenda nk'umugore wawe, ariko kugumuka ntago bikunda bro, ntago bishoboka. Ntegetswe gukundwa, ntegetswe gukurikiranwa. Ibi ngibi byo you have nothing to do about it. Wenda urabona Jihad uri mageragere, Jihad nava mageragere azaza kurikiranwa, abantu bongera bagende bahurure, bagende bajye kumureba, abantu bagende bajye kumureba akora ibiganiro. No, you dude, shut the fuck up, get out here kumanya urakapfa ugenda urakanuka idabi. Murimo muranyumva kure ikintu? Urabona iki kigoryi bitana ni iki kigabo, iki kimeze nk'intuza. Urungo rwavuga ngo abantu ngo muba mu mahanga ngo nimurebe kuyirimbi bari gushyingura karaza, mwarubonye rero ngo bari runde neza. Urarubona ntirwavuye mageragere rukaza rugakora YouTube cyangwa se rwongera rugakora. Ntabwo reka nkubwire, none nkubwire ukuntu social media yarakasa mutwe n'umuntu abantu bazi bategetswe kumukurikira kujya kumva ibyo yavuze n'ibyo yakoze. Urimo kumva? None ze so ntabwo ikintu kimwe kidashoboka. Ntawe ntira ofisi, nta muntu utira ofisi kiza social media, nta muntu utira ofisi ngo ntiza ofisi nkore nawe. Ntawe. Urimo kumva? Ntawe. What you do, wowe ikintu cya mbere ukeneye gukora ni ukuba ufite amakuru aryoshye nk'igitsina cy'umudiaspora. Na muntu udashaka gushaka amakuru nk'ubu ngubu ndamutse aya masaha ngiye kugukona exactly, abantu bazahurura. Urimo kumva? Abantu bazahurura baze birukanka baze kureba mugende murebe. Neze mwabihunyira mwe, iyo witegereje ugende urebe nuza urebe umuntu bita kiriya kizibe cyanditse ikigarasha bya Robert. Abantu bakunda ibibi, bakunda byacitse. Urimo kumva? So kubona rero kuri Godfather ni ngewe muntu
wabayeho nambara izina cyangwa nambara cravate y'ububroga nshoboye kandi nshobotse. Ibihunyira ni ibinyoni bigenda nijoro bidafite amaso, ni ibinyoni bigenda ibihunyira, nta kinyarwanda ari kuzibo wegendeye hirya, urumva? So Godfather ni muntu uryoshye kurusha abandi, niyo mpamvu n'aya masaha ureba abantu baravuga ati reka siko Godfather tugukunda mu ijwi ryawe rimeze nk'iry'abamarayika riryoshye. Godfather uravuga tukanyurwa, kavuga ndi nanjye nzabahata umudomo mu mpata amakoyini, nzabahata umudomo ubundi twibanire. Tugomba kwibanira karamata, urimo kumva? Ariko bitavuze ko nzaguhereza, bitavuze none ujya gusanga ibihaba biba bifite ibikese bimeze nk'i hari amagambo barashaka gukoresha very ntazi niba abantu bari no kumurikira barimo kurya bigatuma mpfusha tuniki urumva? So ibi bibono hari ibyo ureba ngewe Godfather ikosa nashobora gukora ni ukugwa mu mutego w'igihunyira gishaka wenda kwigira kasamutwe cyangwa gishaka kurira. Reka kakubwiza ukuri, izina ryanjye rikomeye nk'urutara ya masaha. Uravuga kuri Godfather ukabona gusurukanutse uri aho ngaho, nta kwibuka kubaho cyangwa warapfuye, urumva? Ntawe ushobora kugutandukanya mu bazima n'abapfuye. Uraza ngaho ururira kuri Godfather ufite igikundiro nk'icyakamba mbiri umoja, ukaza ahangaha ku izina ryo ukaza kurifata no kurisukaho ikimwira cya gripe, ukumva ko ibyo ushobora kwihanganira. No. Icyo nkora ndakureka hanyuma Hi, how may I help you? Can I have a large French vanilla? Hello. That's it. Hello. Can I have French vanilla large? Last French vanilla. Okay. Urumva? Uraha ngaha se butebire bwashyamba bavuga ngo amaturi ngungu yewe gawe bamwita Ewayini. Thank you so much my brother. Nari nafunze nagezaho ndabita ndagenda. So I'm back. Urimo kumva? Buriya hari ukuntu umuntu ateruye mu gihuru. Thank you big man. Urimo kumva? Ku bayobozi inkoni y'icyuma ibi ngibyo bigomba kubaho nk'itegeko. Urumva? Agatsindwa n'Imana. Narikunda kubi. Mbonumva wanindi. Yego. Itikuzi wongeye kuri ndetse ni kubitekereza. Ndi kumukeka. Urakeka ndi? Hari wakubaza ejo hariho n'undi na pondate. Ariko usiko mutari mwamenya Godfather kuri iyi mihanda. Urimo kumva? Kenzo. Urabona? Umuntu ukoresha organic food ntabwo ajyagira ntabwo babivuga gute, ntabwo hari umuntu utakinywa imiti ya gripe. Oya. Sibyo? Gripe yaza ugafata amazi, ugafata ginger ugashyiramo tangawizi ukanywa bigashira, ntabwo ugomba kujya kwa muganga. Urimo kumva? There is no sense ntashobora kuvugaho. Urimo kumva? Ninkubwira ntashobora kuvugaho, urashobora guhana umwanya no kwitayitinga. Bivuze ko bitre wamwihoreye. Ariko uri muzima. Braje yarakubaze papa. Ntacyo rekaze nkubwire ikintu kimwe kirimo. Urimo kumva? Hari ibintu ntashobora n'aka na gato. Urimo kumva? Kandi ntabwo ngiye kuri social media. Wanyofendinze wankomye, urimo kumva? Nkavuga ahangaha ndabona ko you need a fight. Ntabwo gusubiza kuri social media bro. No.
ntabwo gusubiza kuri social media ndayikoresha ntabwo nkoresha ibi ngibi iminsi maranye nawe wakabaye nawe umaze kubisobanukirwa ntabwo njye nkoresha social media byiya ni nko gukina theatre zimwe za museke we ntabwo gisubiriza kuri social media ariko rero kwibaze none se rekaze kubaze Kenzo uzi ko na perezida atabwira abaturage ngo nimwanga umuntu ngo babikore That's not possible. Niba. zibura kubyumva Niba. ntabwo bishoboka Nubugode. uyu nguyu deja we ndamurangije ikintu nakora kimwe ndamucurangira indirimbo gusa mwibutse ko agomba gufatira imiti ku gihe kugira ngo imiti ya grippe ko abari abantu baragira agomba gufatira kimwe gusa bamubwira ati urabona ko tugiye kujya muri sami ibicurane ni byinshi ugomba gufatira imiti ya grippe ku gihe urumva ubundi bamubwira nti utegereze umutwara ari hafi kuva amageragere zitegure kumumesera amakariso wabanje ukarwana n'urwo uriho ngo divana n'ibyo mvugana n'abapfu ngewe mvugana n'abapfu si shobora Nyamara ahora amuhejeje nta kundi. umuntu umwe ikosa nakoze ntashobora kongera gukora to be honest kandi this is the reality abantu mu nkunda mu nyumvi urimo kunyumva ntabwo nasubira mu ikosa kabiri ntabwo nakongera gukora ikosa ngo nicuze urimo kumva njya bibabwira nakoze ikosa ryo gukoresha amarangamutima mbaga umwana bita uramwibuka bamwitaga DJ Dizzo. Echagi. Do you remember? Yeah, I remember that. Ntabwo nakongera gukora iryo kosa ntuzongera kuvuga ku muntu uri mu rugendo never Mbuzere ko n'abandi bari mu rugendo. uri mu rugendo uretse ko se turi mu rugendo kandi ugomba kwambara tayari urimo kunyumva hanyuma narakubwiye ngo ngewe ndakazu gato urimo kumva ndi uburozi mu kazu gato kandi ikintu ugomba narababwiye muri iyi showbiz no muri iyi myidagaduro ureba ahangaha n'izi social media urimo kunyumva igitanda nikiba gitoya nzaryama hagati turi kujyana uri kunyumva ndi kumva cyane igitanda nikiba gitoya ngomba kuryama hagati umwanya wo hagati n'uwanjye abo ku ruhande mwiyaranje nimuhanuka mukagwa hasi ya dongi bafaka ngiye umwanya wanjye ni hagati sinzi turi kubyumvikana ndakumva ijana ku ijana so nuko ageze ku buriri imbere nuko abwo hari impamvu ngomba kuryama hagati baga rero urimo kumva so ntabwo ari ikibazo hari uyundi nibagiye ufise udushatsi nabonye dufite journaliste waba ndakunda kubaza ngo uyu ngo abastar abaza ngo uyu ninde ngo muzihe kwiki hajya mwita gute urabona iyo perezida yagiye kwiyamamaza ukajya muri ntuza muri ko baguhagurukiye ukajya muri stade uzarebe perezida yinjiye muri stade urikumva pike wacu ikuntu urakoze cyane wo mwanditse ngaho babibonye urabona pike yatanze ngo pike wacu muzehe wacu akanyuza aha akagiye kuri social media akagiye kuri Twitter ubu ngubu bari muri kode wacu niko nikumva dese niko bimeze ngo niko gahunda ni godi wacu n'icyo ubibona kuriya ukiri buvuge ngo godi wacu so iyi niyo reality noneho buriya urukumva ndabona hari ukuntu genda we ntabwo ukinkanda wajya amafaranga uyatwarira muri ufata amafaranga uyatwarira birusha mu Rwanda uragenda urya ubuzima none reka n'umusambuzi yarubatse sha ndasabye ibibazo se utamwaje kumurongora ngaho yararongoye rivuga buke sha Godfrey mwarasambanye ntimwasambanye nta kajambo nyumva ko
wagiye mu Rwanda kumureba ujyana amafaranga yose y'umwaka Yesu Arejwe muri mute udakora Godfather muri mudu. Nzogukanda ko ejo sha okay God. Ni ruswa urukumva kugira ngo ntava kwa Kigali mu gasambana. Mbega uri kurajya mbega Godfather uvuye hehe ko nabonye wowe utwaye imodoka hari n'itoro ahantu kwa hari n'itoro none umenga ni Toronto uri Toronto. Bizabagora kugira ngo mumenye yomba. Beta bagomba kukuniga ndake ko bagukuriye hasi wewe. Bavuze? Bagomba kukuniga wewe. Bande. Wallahi ko basaza abanyarwanda gamaga. Bagihagurukiye cha God. Warumvise tayikuni nijo. Ndi gushaka haje ndi kureba engagement iri kwiyongera. Nani bavuze ngo ntakenewe muri ahantu ngo muri ntuze nyarwanda ukamengo baramuhamagaye ahantu hakurikiranwa ni kuri Instagram ariko ukora wenga no kuri Facebook nawe mukomeze ntayo nkoresha nawe nkoresha igikundiro Godfather igikundiro kinjojobaho nkira ziri ku mutindi araza kuri Godfather so inda ziri ku mutindi wallahi inda ziri kumuhanya